Yes, reka mfata uno mwanya ngushimire wabasha gukora subscribe kuri no channel ya YouTube Ivan Diaz 250. Reka nizere yuko rero umeze neza cyane aho dukurikira uherereye uri mu bice bitandukanye bya kino gihugu cy'u Rwanda. Nizere ko rero umeze neza cyane. Wamubonye ni Munyakazi Sadate. Uyu mugabo muramwibuka mu mpera z'umwaka ushize 2019 no mu ntangiro zawo by'umwihariko muri gahunda ya guma mu rugo. Numwe mu bagabo bavuzwe cyane bagarutsweho mu itangazamakuru cyane n'abantu benshi batandukanye bitewe n'ibitekerezo bitandukanye yagiye atanga, ariko uyu yabaye president wa equipe ya Rayon Sport ndetse aza gukurwaho n'urwego rw'imiyoborere RGB nirwo rwaje kuba n'ubundi rugenda rumukura kuri uyu mwanya wo kuba president wa equipe ya Rayon Sport. Mu kanya gato gashize by'umwihariko guhera ku munsi w'ejo mu masaha nimugoroba ibintu ntago byari bimeze neza cyane kubera yuko uyu bwana Munyakazi Sadate ari mu ntambara y'amagambo hagati yiwe na Tv10 ndetse navuga ngo n'igitangazamakuru nyine cyane mu Rwanda by'umwihariko n'abanyamakuru baho ba siporo n'ubundi muri rusange. Ariko bari kumutera amagambo cyane cyangwa se ari guterana amagambo n'abantu batandukanye n'ubundi kuri Twitter bitewe n'ibitekerezo ari kugenda atanga. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo yaje kuba anyomoza amakuru yari yatangajwe na equipe na Radio Tv10 avuga ku bigendanye n'ubundi n'uburyo ki ngo kino gitangazamakuru nyine ngo cyari cyanditse fake news kivuga yuko ngo abakinyi ba equipe ya Rayon Sport n'ubundi ngo batangiye kuva mu mwiherero n'ubundi ngo kubera ibibazo ngo byo kudahembwa amafaranga yabo. Uyu Munyakazi yahise abitweetinga kuri Twitter ahita yandika yuko ngo ari fake news ndetse arakiharangiriza cyane avuga ati ntabwo ngo twebwe tuzongera kwihanganira cyane abantu bakwirakwiza ibihuha cyane. Ati by'umwihariko kino gitangazamakuru ngo gikwirakwiza ibihuha ngo binyuze mu banyamakuru babo ba siporo. Avuga ibintu byinshi bitandukanye ngo ndetse n'abafatanyabikorwa babo bagaruka ngo abantu baza kwamaza n'ubundi muri kino gitangazamakuru ngo gikwirakwiza ngo ibihuha bya siporo. Ibintu rero byagwihishwe ariko abantu batandukanye n'ubundi bagenda bamutera amagambo. Nyuma y'iminota mike atangaje ibyo yongeye gushyiraho indi screenshot arandika ati nyuma y'iminota mike twamaganye impuha za Tv10 zigamije gusenya equipe yacu ya Rayon Sport. Ati bagamije n'ubundi kutwangiza abayobozi bayo ubu basigaye ngo bahisemo ngo guhita bamubloka kuri social media. Ahita ashyiraho screenshot avuga ati bambrotse cyangwa se ntago nyine nemere kongera kugira ikintu kimwe nkumantinga kuri gahunda zabo nyine za Tv10. Ati uba amasezerano ya bateganya ko iyo umuntu n'ubundi amanitse amaboko arindwa igisirikare mumanike idarapo n'ubundi ry'umweru. Ni cyo rero yahise atangaza bati Tv10 mumanike idarapo ry'umweru. Uyu yakomeje agira ati mu kanya gato gashize kuri uyu munsi nariho ngira ngo mere n'ubundi turebere hamwe iby'amagambo bakomeje kugenda bamutera n'ubundi kubigendanye no kuri Twitter n'ubundi muri rusange. Yanditse ati wowe Sam Karenzi nicyo gitangazamakuru ati gitangaza ibihuha cyawe ngo ni Tv10 mujye mumvuga ibyo mushaka n'ubundi byose uko mubishaka gusebanya ntibiraba icyaha gihanwa. Ati ariko ati nkwiyame ibihuha byawe bigamije n'ubundi guca abariyo mu bice ati no kwangisha ubuyobozi abaturage ibyo ntabwo nzabibakundira. Yakomeje munsi iyi tweet niyo ngira ngo tuganireho n'abantu benshi bakomeje kugenda n'ubundi bari tweetinga cyane ati abacyamamaza ibintu ati ibintu byabo n'ubundi ati mubonye bihuha nkamwe bitwereka ko na product cyangwa se produit zanyu zabo n'ubundi cyangwa se service batanga nabyo ari ibihuha. Ati nibarize abaguze bya bigega mwamamaza ati biba bikibika amazi cyangwa ati mwitonde pe kuko ati mwabirangiye n'ubundi n'abanyabihuha nk'uko akomeza kugenda abigarukaho. Uyu mugabo rero ino retweet cyangwa se ino tweet ye n'ubundi muri rusange ya bino butumwa n'ubundi yakomeje kugenda atangaza bwakomeje kugenda n'ubundi abantu benshi batandukanye benshi nyine batandukanye kubakoresha Twitter bagenda babavugaho byinshi bitandukanye. Nk'uyu nguyu yanditse ati nyakuba Munyakazi Sadate uranduta ariko reka nkugire inama guceceka si ubucucu ati ni ugucengerwa n'ibyuzi ariko wibuke ko ati nta mwana murinzi n'ubundi adakurwa urutozi wakwicecekera niba
hari ibindi mupfa mukazabikemura, ati mukazabikemurira abandi n'ubundi muhurira ahandi muhurira n'ubundi ukareka kwibasira ikigo cy'abandi kuko nyagahene mwagira nayo. Uyu nawe ati nta gihuha cyarota Gikundiro stadium tuzajye muri nida n'ubundi ngo mu irangamuntu yawe n'ubundi mu izina rya bongereho ibihuha kuko urisekuru w'ibihuha kuko ukaba umuvandimwe n'ubundi wasiye muhanuka. Ati mwe n'ubundi mu muhanuka niba ati nyine turi mwene muhanuka niba ubabaye cyangwa se ati kugira inama. Akomeza nyine avuga ibintu byinshi bitandukanye n'ubundi muri rusange. Gusa uyu nguyu nyine wanditse ngo nta gihuha cyarota Gikundiro stadium, ngira ngo murabyibuka yuko Sadate akiri ku buyobozi yari yijeje n'ubundi abariyo stade n'ubundi bati Gikundiro stadium yagaragaza n'imishinga yayo uburyo kizagenda ikorwamo. Uyu mugabo rero ati nta gihuha cyaruta Gikundiro stadium. Uyu nawe yanditse araseka cyane ati izi sene ni hatari kabisa, buriya urwo ruganda rwakoze ibyo bigega rukujyanye mu nkiko kubera kuri seriza product ati zabo n'ubundi ati wabuzize iki bro. Ati shaka Sam Karenzi mwiyunge nk'abantu b'abagabo rwose mureke gusebanya pe. N'amagambo y'abantu n'ubundi batandukanye bakomeje kugenda bandika. Ati kujya yanditse ati kuko numva n'ubundi uri umusirimu wakoze ibigezweho amagambo kabanza ati ubanza ntacyo azagusayidira n'ubundi uri gutanga urugero n'ubundi ku muryango wawe pe. N'amagambo uyu mugabo yakomeje kugenda n'ubundi yandika. Hari n'abandi benshi bagira bafata n'ama screenshot bagenda bohereza n'ubundi muri rusange. Ubona yuko uyu Munyakazi Sadate nyuma y'ubutumwa bwe n'ubundi yagerageje kugenda yandika kuri uyu munsi yakomeje kugenda yibasirwa cyane ku bigendanye na Twitter n'abantu bagenda bakoresha Twitter n'ubundi nyuma yuko aje kuba anyomoza iby'amakuru ya Radiant Tv10 yari yanditse n'ubundi nabakahita bayasiba n'ubundi by'abakinnyi ba equipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda bava mu mwiherero. Ngira ngo munanabyibuka yuko ubwo nyine hari ku munsi w'ejo ku cyumweru nibwo bagendaga bava mu mwiherero bavuga yuko abakinnyi batandukanye bagiye bava mu mwiherero bavuga n'abari bo, ariko ngira ngo nabyibuka yuko n'uwo bita Sugira Ernest wari ugiye mu ikipe y'igihugu Amavubi. Rero umva yuko rero uyu mugabo ibintu bye nabyo bikomeje kugenda n'ubundi bivugarukaho umunsi ku n'abantu benshi bagiye batandukanye. Biza kurangira rero anabrotswe ku rukuta rwa Twitter nk'uko nahoze mbona bigenda binatangazwa. Ngaho nguko rero icyo ngusaba no gukora subscribe, share ndetse na comment ku nkuru zacu tugutegura umunsi ku wundi kugira ngo zigize bacu kugera igihe 5 kuri 5. Iyi ni yacu yizewe y'amakuru abagenda yizewe 5 kuri 5 kugeraho 5 kuri 5 nyine. Ivan Diaz 250. Ibi byiza kuri mwese, Imana ibarinde.